urukundo ni Yesu Kristo wenyine urwitangira, nta wundi warutanga. Rero ni Yesu urwitangira, ni urutanga kugira ngo rugushoboze kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo ufite urukundo rw'Imana, ufite umwuka wera, kandi urukundo rw'Imana rukuyobora mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ntirukuyobora hanze y'ijambo, rukuyobora mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero bwa bwibone bwawe, bwa bwiyemezi bwawe, kwa gukabya kwawe, kwa kwirata, kwa kwihimbaza, byiyambure wakira urukundo rw'Imana. Nicyo ngusabiye naye nisabira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urukundo ntabwo ruzashira, kuko gukeba no kudakebwa byose ntacyo bimaze. Wakwambara ibirebire, wakwambara ibigufi, wakwambara ibitambaro, utabyambara, waba uri umupagani, waba utarakizwa, ntacyo bimaze. Igifite agaciro ni ukwizera gukora mu rukundo rwa Yesu Kristo. Haleluya. Igifite agaciro ni ukuba icyaremwe gishya. Biravuga iyo umuntu muri Yesu Kristo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibyakera byose biba birangiye. Mu rukundo rw'Imana bene data, urwo ni rukundo rw'Imana, ngo uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibyakera byose biba bishize. Mva nkubwire rero, wikritika ndemezo musuri mubonyemo uyu munsi, ariko mu kanya ashobora kuba yabaye undi muntu, kuko uyu muntu ari muri Yesu aba ari icyaremwe gishya. Gitonde kuvugana n'umukozi w'Imana utazi ahantu yihanira, utazi uburyo avugana n'Imana, uburyo akorana n'Imana, kandi biriba iyo umuntu ari muri Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibyakera byose bijya gute biba bishize, dore byose bihindutse bishya. Ndetse aba afite ubushobozi bwo kunga abantu mu isi, akabunga n'Imana muri Kristo Yesu. Niyo biriba, niyo mpamvu twitwa inko mu kimbo cyande cya Kristo, tugahabwa umurimo wo kunga abantu n'Imana unyuze muri Kristo Yesu. Rero ntukavuga nawe umuntu Imana yapfiriye, ntago ari byo. urimo urihemukira, urimo urarimbuka, urimo urica ubugingo bwawe. Ahubwo musabire, niba akoze ikosa umusabire umugarure, ariko umugaruza umwuka bugwaneza, kuko muri Kristo Yesu abantu bose ni ibyaremwe bishya, bavutse ubwa kabiri ni ibyaremwe bishya. Rero mwifurije gutunga no kumenya urukundo rw'Imana. Wibuka aho wavuye ukagwa, wibuka ibyo wakoraga, imirimo wakoraga yose ya mbere wakoraga yose, wisubireho ukora imirimo mishya ya mbere, uhesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Kandi wibuka aho Imana yakuvanye, ibyo yagukishije, aho yagukuye hose bituma uhimbaza Imana. Umwami azakugira neza. Reka dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'ijambo rya ritambutse Mwami. Abaryumvisha bose, yaba kuri Amerika, Amajyaruguru, Amajyepfo, Afurika, Abanyarwanda muri rusange, East African countries, European countries, Australia, Asia, barimo kumvira ijambo bose ribafashe. Uwukishijemo uduhumwo usuka umwuka mu bantu bawe, babashe gusobanukirwa neza urukundo rw'Imana rumunitse gusa muri Yesu Kristo. Ntago turubona mu mbaraga zacu, mu bintu dukora buri munsi, mu bushobozi bwacu, ahubwo rubonekirwa gusa muri Kristo Yesu, kugira ngo dukore ibintu nk'uko Imana ibishaka. Nibyo rero mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Murakoze rero, mwari kumwe n'umukozi w'Imana Robert Ndemezo, mubwiza butumwa bwiza muri Blessing Miracle Church, ndetse no hanze, kuko discipleship nkora irenga itorero ikajya higa no hino kureba intama zazimiye, nka misiyo twahaye mu isi yo kuhindura abantu kwa bigishwa nyakuri b'ubwami bw'Imana. Murakoze. Ibyo tukora kuko turi the kingdom ambassadors, dushinzwe gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana no kuzana abantu kuri Yesu. Bye bye. Murakoze.